Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabasuhuje mwese, ndabakiriye kandi mwebwe mwese muzumva uyu muvugo. Uyu muvugo nise bimvuye ibwina. Ni umuvugo mu by'ukuri nahimbiye umwami wanjye Yesu Kristo urimo amashimwe. Imana Data urimo amashimwe ye, urimo n'amashimwe y'Umwuka Wera, ariko centre ya byose ni umukiza n'umucunguzi wanjye Yesu Kristo. Ni umuvugo rero muhaye ho impano muri uyu mwaka dutangiye wa 2024, turi ku itariki ya mbere zo kwa mbere 2024. Rero harimo amashimwe yanjye, harimo mu by'ukuri bimvuye mu ndiba y'umutima wanjye, kandi ndizera ko bizanezeza yaba Data wa twese, yaba Yesu Kristo, yaba n'Umwuka Wera. Ndumva n'ukuri hari icyo bizamara, kuko bimvuye ibwina. Bimvuye ibwina cyane kuko nta kindi mfite nakora. Mutima narawuguhaye mwami Yesu, byose narabiguhaye, bose narabaguhaye, none namashimwe adudubiza mu mutima wanjye, ari nabyo bigiye gusohoka nk'uko akuzuye umutima gasesekara no ku munwa. Rero bimvuye ibwina, bivuye mu ndiba y'umutima wanjye. Iyi niyo kado, niyo mpano nguhaye muri uyu mwaka dutangiranye, kandi umwaka urimo ibintu byinshi tuziranyeho. Wangiriye ineza irenze ihagije, warantonesheje kandi ntacyo nsha. None mvuga iki ko amagambo ashize ivuga, wongeye unyeretse kutarangije. Watekereje ko ndi uwo kwizerwa, warangabiye none uranyongeye. Umugisha wawe uhora ari mushya, uw'iki gihe wo ubaye akarusho. Wangiriye ineza irenze ihagije, warantonesheje kandi ntacyo nsha. None mvuga iki ko amagambo ashize ivuga, wongeye unyeretse kutarangije. Imivumo yose wayihinduye imigisha, amateka mabi nayo wayabyaje ibihozo. Imivumo yose wayihinduye imigisha, amateka mabi nayo wayabyaje ibihozo. Kuri Data wa twese Elohim, Mwami Imana, Uwiteka Nyiringabo, uhoraho ibihe byose, Mana ishobora byose, Data wa twese, se w'umwami wacu Yesu Kristo, nje kugushima no kuguhimbaza nshiye bugufi. Wowe wankunze ugatanga umwana wawe w'ikinege ngo amene amaraso ye ku bwanjye. Kubw'urukundo rwawe wanyemereye kugera imbere yawe binyuze mu rupfu rw'umwana wawe nyine. Mpinduka nanjye umwana wawe, kuko nta handi, nta kindi, nta bindi bitambo wari kwemera, kuko iby'amapfizi y'amahene n'intama n'inuma z'intungura byari byarageragejwe birananirwa. Bitambo n'ibindi byose ntabwo wabishatse. Ibitambo n'ibindi byose ntabwo wabyemeye. Wamuteguriye umubiri kandi yarakumviye.
mu muzingo w'igitabo yaraje ngo umukoreshe ngo asohoze ibyo ushaka tubone gucungurwa iteka ni wewe nyine wakiranukiye muri iyi si turimo twe dukiranuka kubwo kwizera izina rye warakoze mwami Imana kuduha Yesu warakoze mwami Yesu kuko wabyemeye iyo wangase iyo ubyangase iyo wangase ubumbandiye iyo wangase iyo ubyangase iyo wangase umbanduwande igihe cyarageze ibyo bitambura bihaga wari wabihaze kuko ntacyo byabashije gutunganya rwose byari ibyo guhoza abantu mu miruho n'imihati nawe ugahorana umujinya udashira waterwaga nuko amaraso y'ibisimba yorosaga ibyaha atabimaragaho bikabyara ibihano bya hato na hato kandi bikakaye reka ngushimire rero ntabe ndashima ngushimire ibyo wakoze byose ibyo urimo gukora ndetse n'ibyo uzakora reka ngushimagize amashimwe yose nyakumarireho hatazagira ibindi byayakenera bikayaburana kuko byaba ari amahugo uru rukundo ni wowe nkomoko yarwo uri rwo rwa rundi rukunda nta kindi rugamije uretse gukunda nyine urwo ni rwo urwatumye wakunze abari mu isi cyane ubona baragowe ndetse bazarimbuka kuko nibo bari barabyihitiyemo igihe biyemeza kunyuranya nawe ntiwitaye ku butamenya bwabo ahubwo agaragaje kuri uru rukundo koko maze ubyerekanira mu gutanga umwana wawe ngo abe inshungu ya twese shimwa data wa twese izina ni ryo muntu uri data wa twese koko haleluya shimwa nyagushimwa we urabikwiriye nkwambitse ikamba ryiyongera ku yandi reka ntete kuko ari wowe ntetera ibi nta wundi nabikorera Yehoshua Hamashiya mfashe uyu mwanya kandi ciye bugufi cyane shimira umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo Yeshua Hamashiya wemeye ko umutanga nawe yemera kwitanga kuko yashoboraga no kwanga ariko yarakumviye aza mu muzingo w'igitabo nkuko byari byaranditswe kuri we ko yagombaga kwambara umubiri kugira ngo acungure abafite umubiri Mwami Yesu nubwo wari Imana ntiwashatse kubigundira wisize ubusa umugaragu ubana imbata kandi umaze kuboneka uri umuntu wicishije bugufi bikabije ntiwanga no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba nicyo cyatumye ushyirwa hejuru uhabwa izina risumba ayandi yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryawe hari ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo kandi indimi zose zature kuri Uwiteka haleluya 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 mfatanije rero n'abamarayika n'ibizima bine n'abakuru 24 n'abera bose bamwisi kurangurura n'ijwi rirenga mvuga ko ari wowe ukwiriye icyubahiro koko imbaraga kubahwa kumvirwa gupfukamirwa no guhimbazwa kuko wemeye guhara ubugingo bwawe ukabusesa ku bwa benshi nanjye ndimo icyo giciro ni ntagereranwa
waranshakashatse urambona, wanguze igiciro gihanitse, warahiye ko ntabwo nzabura iwawaho. Yesu we, wanshiye imanzi mu biganza byawe byera. Yesu, mugezeho mwuka wera, mugezeho. Ngwino, 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 ngwino mwuka wera, ngwino, ngwino mwuka wera. Ongera, ongera wuzure muri jye, ongera, ongera, ongera imbaraga. Ngwino mwuka wera, genda imbere yawe, imbere yawe nyuzuza imbaraga kandi ugume muri jye. Ruzi rw'ubugingo, mugezi udakama, mujyanama mwiza, izire ugume muri jye. Mwuka wera, reka nze ngutake mwuka wera, ngutanage kuko wuzuye imitana. Uri umutako twahawe ngo udutere guhora dutoshye igihe cyose, n'ibindi byose byaba byumagaye. Mbese ye, si wowe washyize mu bikorwa iremwa ry'isi n'amajuru n'ibiboneka n'ibitaboneka? Si wowe uhora ushyira n'ibindi ku murongo? Ni wowe wahangaga ku bahanuzi cya gihe maze bakavuga ibivuye ku mutima w'Uwiteka? Ni wowe mbaraga z'Imana zihesha buri wese kuyegera binyuze nanone muri wa wundi wahawe izina risumba ayandi mazina, wa wundi nzira, akaba kuri n'ubugingo, kandi akaba ari we byose muri byose. Mwuka wera ni wowe sezerano ry'ingwate twasigiwe n'uwo wari ugiye gusigirira, ngo tudasigara dusangira ubusa tukazitana ibisambo. Igihe kigeze rero, Imana muntu amaze gusubira iyo yavuye nk'uko byari byaranditswe, yarakohereje nk'uko yari yaradusezeranije ngo uzube mu bamwizeye twese, uduturemo, utubere umufasha, umuyobozi, umujyanama n'umwinginzi mukuru, kandi utubere imbaraga z'ibihe byose, zikora byose, nimvuga byose twumve byose, zirarema, zigasana, zikazura, n'ibindi byinshi bitakwirwa hano. Uri imbaraga zasubije Yesu ubuzima, maze umukura no mu gituro, azukana ishema n'ishesha. Ni wowe mbaraga zizatuzamura guhura n'umukwe mu kirere, ukaba ubaye umushyingiro ukerega, kuko n'ubu ni wowe udusobanurira iby'uwo mukwe uko ateye, kandi turamutegereje kuko turi abageni be. Yarangije guca mu irembo, arasaba, aranakwa, kandi ibyo byose yabikoreye umunsi umwe kuri wa musozi utazibagirana, ari wo Nyabihanga Gologota. Mwuka wera, uri ingwate twagwatirijwe ngo ntituzatatira igihango twagiranye n'uwakutugwatirije, ndetse urimo no guca amarenga ku imirimo yo kudutegurira yarangiye, ko igisigaye ari uguhora twiteguye, kuko si bose bazajya muri ubwo bukwe. Bisaba uwo nguwo witegura kurusha abageni bo mu isi. Nawe unyumvire. Mwuka wera, ni wowe Mana uba muri twe, utagufite ntazigera akiryera uwamuremye. Bene uwo ibyo yakora byose biba ari ntabyo, kuko ababanza zeru, ibikurikiraho byose ntibibare. Ndetse ngo icyaruta kuri ubu ni uko yaba ataravutse. Uri umwuka wera, urera nyine, urera cyane bitasobanurwa n'inyama n'amaraso, kandi natwe turasabwa kwera nkwawe. Ariko utadushoboje nta n'umwe wabivamo, kuko ntibisobanuzwa ubwenge bwa muntu. Ni wowe wavuzweho ko uri umufasha, uri umuyobozi, uri umujyanama, uri umuhozamarira, uri umunezero n'ibyishimo, uri umwigisha mukuru, uri umwinginzi mukuru, utanga impano, ubera hose icyarimwe, ukorera byose icyarimwe, umenyera byose icyarimwe. Ni wowe bwenge bw'Imana, ni wowe uzi n'imigambi yayo yose, ukanayishyira mu bikorwa.
ni wowe mbaraga zikuraho zigashyiraho. Ibyawe ko mbona ari birebire se, maze ni nawe udufasha gusenga uko Imana ishaka, kuko ni wowe uzi ibiri mu mitima wayo, kandi uko ni ukuri. Mwuka Wera ni wowe utsinda ab'isi ukabemeza iby'ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Mbe nkomeze nkuvuge ko numva udashirayo, nturangira kuko urarenze, ariko reka nkuvugeho iki, kuko n'ubundi nzakugarukaho. Ni wowe dukeneye gukoreshwa nawe, kuko uba muri twe utegereje ko twakira imbaraga zawe ngo zidukoreremo cyane, zidukoresha ibihambaye. Kuko buri wese wizera agukeneye kuruta ibindi, kuko ari wowe twasigiwe n'umukwe nyuma yaho asubiriye kwa Data. Haleluya. Nzakugarukaho bidatinze, ntugire ngo ndarangije, reka nsubire vuba kwa Rudasumbwa, ari nawe nyiri imihigo wakuduhaye, Yeshua Hamashiya, umwana w'Imana nzima. Mwami Yesu, reka ngusabe iki kintu, untege amatwi witonze, nta yandi majwi ari aho hafi, kuko ndumva nshaka kukwiharira muri aka kanya. Niba kundekere, niba kumparire, niba ntacyo umaze, niba utarabayeho, niba uri amateka gusa, mbe bararwana n'iki? Mwami Yesu, wongera buri munsi ubuntu ngirira, imbabazi zawe nizo zirinda ubugingo bwanjye, urukundo rwawe rurabihamya. Ungendesha mu nzira wanshiriye kunyuramo ubwo wabambwaga ku musaraba, aho ikiganza cyawe cyakomeretse gihora kinsukaho amaraso wameneye, nk'uko umugambi wawe wari uri, ntuzivuguruza na hato. Mu bibaya n'imisozi, mu miraba ifite imivuduko ikabije y'umwanzi, aho ahora atontoma yivuga nk'intare ashaka kunshonshomera, hagati y'amagambo y'abagome abagambanyi bafite uburyarya nk'ubateyemo, n'ishyari ryabamezemo, n'ibijyana nabyo babigize umwuga. Uraneshereza, ukampumuriza, ukanyobora, nkahora nturije muri wowe, Mwami w'ubwiza Yesu Kristo, nkarushaho kukwirata kuko urenze ibihagije. Uri inshuti idahemuka y'ubuzima bwanjye, twanywanye amaraso twarangije kuyavanga, ndetse twavanze n'umubiri. Ni wowe nasanze warankunze ntabyo unsha, abandi baba bafite ibyo bacungana nabyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, haba hari impamvu. Jye nawe ntawadutandukanya, kuko twavanze amaraso. Nk'uko uramutse uvanze ifu n'amazi utabasha kongera kubitandukanya, niko tumeze njye nawe Mwami. Ni urugero rwumvikana kuri buri wese ubyibazaho. Uri uwo tugendana ibihe byose, umazaho ijisho, ndetse wampinduye imboni yaryo, ngo uzagerageza kunkoraho wese azaba agucokoje, ibizamubaho azabyirengereka, kuko ukomeza isezerano ibihe bidashira. Warirahiye ko ijambo ryawe ari ukuri, ndetse ko byose byavaho bigashira, ariko ryo ntiriveho n'akadomo ko kuri i. Maze na Sekibi wararimo garaguje ahavana ubwihebe bw'ibihe byose, ngo yikure mu isoni agutega ikindi gihe. Icyo gihe nacyo cyarageze, yahuruje ingabo ze, yazirunze Nyabihanga zije kugushungera no kuguca intege, maze umuhemura ku mugaragaro mwivuga hejuru kubw'umusaraba. Uri Imana indinda, wanshikuje mu nzitane z'urupfu inshuro ntabara. Na n'ubu nturacogora, kuko ugomba kurinda ibyo wamvuzeho. Ni ikibitsanyo wambikije kugira ngo ukomeze ugende inyuma y'ijambo ryawe ngo urisohoze. Uri murinzi w'ubugingo bwanjye, niyo mpamvu wanyikuriye ikuzimu mu mwijima w'icuraburindi, ukanshyira mu mucyo w'itangaza wawe ari wowe. Washyize ikiganza cyawe muri gahunda mbi yari yarateguriwe kundimbura,
si rimwe si kabiri, maze byari byumye biratoha, byapfuye birazuka, ibyari byarashwanyaguritse urabisana, undemerera n'ibishya, bembera umunezero utibagirana, niwo nogamo umunsi ku wundi, bigatuma ntera umugongo ibindi byose. Wanguzi giciro gihanitse, wanoranije iyi si itararemwa, wanyiyemeje utari wategeka ibibaho, wandutishije ibindi biremwa byawe Yesu. Ubudahemuka bwawe bwarenze n'abagome, ba bandi kabuhariwe batakaje ubumuntu, bafite amabuye mu mwanya w'imitima, bahora bubikiriye kugirira nabi uwera wawe wasize, uwo wirokoreye aguhenze, kuko wantanzeho amaraso yawe, nta kirenze icyo, kuko niwe wansindishirije, umpindura umukiranutsi kubwo kukwizera, kandi ntibijuririrwa. Wongera uti uri intorezo, ndi intorezo, ni wowe umbwira uti uri intorezo, ndi intorezo yawe urwanisha, ndi intwaro zawe z'intambara, n'ibindi byose ushaka ko mbabza. Rumutanzi iteka, rumutanzi iteka, rumutanzi iteka, rumutanzi iteka, waratsinze, waratsinze mwami Yesu mu butayu n'i Getsemani, no mu batambyi, no kwa Pilato, no kwa Herode, wabatsindishije ijambo. Reka ubugingo bwanjye n'ibindimo byose bikogeze biguhimbaze, inshuti nziza, wowe untegera amatwi ukumva ijwi ryanjye, niyo ntavuga uba wabimenye, kuko reba mu mutima hahishwe ukihutira gutabara, kuko umwanzi ari we murimbuzi aba atanyoroheye, akoresha ubuhenzi bwe bwose ngo arebe ko yatera agatotsi mu mibanire yacu, ariko ko akaza umurego ni nako nawe wongera imbabazi, ubuntu bukisukiranya, maze umurezi agafata ubusa. Ndamwifuriza guhora atyo nk'uko bisanzwe iteka. Uko bimeze kose sinaceceka, kubera ko unezezwa n'amashimwe ava mu kanwa k'abakwizeye, nanjye reka nshyireho akanjye kugaburire atubutse, haturutse ibwina mu ndiba y'umutima wanjye, none yasesekaye ku minwa nk'uko ijambo ryawe rivuga. Nibyo biryo byawe bikuryohera bikagushimisha ubudatuza. Reka mpore nshyira hejuru gukomera kwawe, namamaze ineza yawe idashira. Ndi inshuti y'umutima wawe, rega ugurukira ku mababa y'urukundo rwawe, mpishe mu bwihisho bwisumba byose, kuko mu bwiza bwawe byose bihinduka bishya. Uri ubuzima budashira n'umunezero untera gucya. Uri umugiraneza w'abafite ibyiringiro muri wowe gusa, ari kugira n'akandi karusho, kuko uvubira imvura n'ababi nabo urabavubira. Ibikubiye mu bwiza bwawe bwera nibyo binyongerera imbaraga zigirwa n'abagufite gusa. Utuma mpora niyuburura ukansubiza imbaraga zimeze nk'iz'ikizu, ewe umanyazina ziruta. Kukugira ni ihame, kuko bimpesha kugenda nemye, nkasobanukirwa uwo uri we, nanjye nkamenya uwo ndi we. Nubwo ntakurangiza kuko udashira, nezezwa kandi nkanyurwa no kukumenyaho cya gice nemererwa n'ijambo ryawe. Uruhoraho mwami w'ubwiza we, urabanza ukanaheruka, waratangiye uranasoza, uri ntawe musa. Kuko umenya mwigisha mukuru we, ni nko kuvukira muri wowe, bikampesha imibereho imesha gucengera ibyawe, aho ntera ubwenge n'ubumenyi bya muntu, ngatakaza kugenzura bya bindi byo gutekereza bisanzwe, nkerenda impaka n'ibisa nabyo, kugira ngo ntayoba
nkazasa n'aba bandi batubanjirije ngo bashatse kumenya icyiza n'ikibi, kandi wari warabibabujije, wari wabahitiyemo ibyiza gusa, baranga bariyanga. Kugukunda ntibizasigara mu magambo gusa ari ijambo risanzwe, ahubwo ni impamvu imbeshaho nkinjizwa mu migezi yo mu mpuhwe zawe ihora idudubiriza muri jye. Ku itegeko ngomba guhamamo iteka. Kukubwira aho ngukunda ntibizegera bisobanura impamvu y'urukundo rubira rukanshira inzira y'imibereho muri ubu buzima buteguriza ubuhoraho warangije kunsinyira. Ariko icy'ingenzi ni ukumva muri jye impumuro yawe nziza n'ibikorwa byawe ntashyikirwa bikuranga, mwami wanjye Yesu Kristo. Kukugira nk'umwami, nk'umucunguzi, biruta kure cyane iby'isi yose ishobora kumpa. Hamwe nawe nduzuye nkuzurana, ntihagira akanya k'ibindi. Ntabwo byabona aho bijya uko bizaba bimeze cyangwa bingana kose. Uranyuzuye kandi urenze kumpaza, ibyo nabyo birabizi. Ni wowe soko yo kumenya, mwami Yesu. Ni wowe soko yo gusobanukirwa no guhishurirwa ibihishwe. Ni wowe umpumekera ubudasiba ukabona bwenge nyabwenge. Ni wowe washatse ko mbaho, none se nabigizemo uruhare. Uri umukozi w'umuhanga nyine. Ndifuza kugendana nawe urugendo rudashira ari rwo wowe, kuko ni wowe nzira nkinjizwa mu kuri, ariko wowe nanone ibyo byahishwe Pilato igihe yakwibarishaga ubusa ukamwihorera, akubaza ngo ukuri ni iki, maze ngasingira ubugingo buhoraho nyakuri ari bwo wowe nanone. Mu bushorishori bw'ibyishimo waneyemo bintera umunezero nzahorana. Haleluya, haleluya. Ndashaka kukubwira ko ibyo urimo kunyumvana biva mu ndiba y'umutima wanjye bwina. None se hari aho yishwa ngaho nawe igenzurire. Nta shuri ryo mu isi nabyizemo, ahubwo ni imigezi y'amazi y'ubugingo ihora indudubizamo igasakaza ibyayo ku munwa wanjye, bivuye iyo aho tubonanira jye nawe. Bisobanuye ukuzura k'ubusabane bufite imbaraga isi n'ijuru na kuzimu bitabasha kwikorera, kuko zashinze imizi mu rukundo ruhoraho ruri hagati yanjye nawe, mwami. Dore kinejeje kurushaho ni ukureba mu mutima ukayirondora. Ubwo rero ntaho nguyishe, uzi ko nkubwiye ibindi. Ni wowe rukundo, uru rukundo ni wowe rukundo, ni wowe urukundo. Ni wowe urukundo rugaragariramo, kuko uri imvano yarwo nyakuri. Uru rukundo rutajegajezwa, rufite inkovu z'ubumana n'ikimenyetso cy'ubudahemuka bwawe, byose bikagendana no kwera kwawe n'icyubahiro cyihariye. Uri Imana ikiranuka, ica imanza zitabera, bifite imbuto zo kutarobanura ku butoni. Uru rukundo nyine niyo mpamvu uri n'urumuri rumurikira ukwizera wese. Haleluya. Kukumva uvuga nkabona ukora, kukumva muri jye ndimo kunezezwa no kubaho kwawe muri jye, bimbera umutako utatse uyobuje watatswe n'ijuru. Biri muri byinshi binyemeza ko nkunda koko. Erega mfite ubuhamya bufite ibihamya. Kukureka ugakorera muri jye ibyo ushaka byo gusohoza imigambi yawe yatumye mbaho, aho ubushake bwawe bwuzurira, ntacyo nabigereranya nacyo, mwami. Kuko ubushake bwawe nibyo biryo bihiye bimpa imbaraga zo gukomezanya nawe mu busabane bumpesha gukomeza kubaho, kugira ngo nkomeze nkwizere, ndusheho kukuramya no kuguhimbaza, nkwamamaze hose ku batakuzi, nkomeze nkore itandukaniro. Hari rero abakumva mvuze ibi bakagira ngo biroroshye kuba muri uyu mubiri, muri iyi si umwami wayo ari Satani, maze nkakora ubushake bwawe. Nyamara burasharira ndetse cyane. Ari nayo mpamvu udashobora gupfa kwemera ngo ko umuntu agukunda gusa, ngo agukorera gusa atabigaragaje, kandi ni wowe upimisha ibipimo byawe kabuhariwe. Nezezwa no kuba ndi umushinga wawe, igishoro washoye akaba ari amaraso yawe. Niyo mpamvu uko byagenda kose ngomba kukungukira, kandi inyungu zigaragara zifatika. Mwami, ndashaka kuba ushaka ko mbawe, kandi unkoresha ibyo ushaka ko nkora. Nkomeze nsakaze iyo mibereho ihenze cyane ku bazakurikiraho ko ibihe bisimburana,
nabo bazikange batangare nibazamara kuguhishurirwa nk'uko nanjye byangendekeye. Nje kwicara ku birenge byawe rero mahame nduhukire kuri wowe mwamuganje uburuhukiro bw'ukuri kugira ngo ngaburire ubugingo bwanjye ibyiza byawe kandi n'umwuka wanjye ukayangana ubwiza bwawe buhebuje. Ngo ukeneye birenze ibihagije kubera ko ni muri wowe mbonera ubushobozi n'imbaraga, ni mu byo ufite bimbeshaho bikangira uwo ndiwe. Ndashima umwami Yesu anyizeye yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa. Ndashima umwami Yesu wanyizeye akangabira umurimo we. Habaye umunsi Imana iratekereza ntiyagisha inama kuko ubwayo yihagije. Yasanze rero Mariya Esitera ari uwo kwizerwa ingabira umurimo ngo nyikorere ibihe bya nyuma. Ndagushima mwami usanze ndi uwo kwizerwa. Haleluya. Niba ibimenyetso byabashaga gusobanura, niba amagambo yabashaga kuvuga byose, mba naragushushanyije uko nkumva mu mutima wanjye, nari gutoranya ayiwe mu nganzo nyinshi wampaye ngahitamo iruta izindi akaba ariyo nkoresha, nkayitegeka maze nkagutaka amabara abaho yose natabaho nkayahimba, kugira ngo umenye umwanya ufite mu mutima wanjye ko wahinduye ubuzima bwanjye, kugira ngo umenye ko nzirikana ko wankuye ikuzimu ukanshyira mu bugingo nkaba nzabana nawe ubuziraherezo. Ariko mwakagira Imana mwe, ninde muhiga? Ninde muhiga? Ninde muhiga? Arihe uwatinyuka kuza kugira ngo muhige kuko ubwawe uri imihigo. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka nkuvuge nkuratira ab'isi nabo bakumenye, dusangira ibyiza ntabwo nzahwema kukuvuga ibigwi kubera ko ari wowe wabanje kunkunda. Urukundo rwawe ndarwumva muri buri rugingo rungize, kuko ruzingiye mu ijambo ryawe ryari ritandukanye igufwa n'umusokoro. Singaye n'abavuze ko ibyaha ari amayobera, singaye n'abavuga ko nasaze, ariko nawe barabikuvuze, ndetse na bene data abandi barabibavuze. Erega ni wowe udusaza. Kuti bibaye ku giti kibisi nibageraho biti byumye mwe hazacura iki? Uwunze muti abisi nibabanga nta gitangaza kizaba kirimo, kuko nanjye baranyanze barananyica. Uti inzira yanjye irafunganye nta gupfa kwinjira nk'abajya mu isoko. Uti ndi umutsima w'ubugingo undya ntazasonza na hato, kandi unywa amaraso yanjye uwo niwe dusa, kuko tuba dusangiye ubuzima. Ibi urumva byumvikana mwaba? Uzi ko biri mu byo warezwe, biri mu byakwicishije. Urumva ibyawe atari ubusazi, ni ibisazi byemerwa n'abasazi. Mwami w'ubwiza we, uburyo mfite bwonyine bwo kugukunda ni ugusobanura umuriro unyakamo w'urukundo rwawe, urw'umutima wanjye wayobewe uko byifatamo, kuko rurandenga. Uburemere bwarwo nta munzani wo mu isi wabasha kurupima. Kandi mpora nkubaza n'impamvu wari umpaye utarugeze.
maze ubuzima utanga buva muri rwo bukaka umuriro bukarusha ubukana ikirunga kirimo kuruka rurenze kure umuvuduko w'amazi asuma yisuka mu misozi y'amabuye maze akanga akagera ahayo. Bwira mwami ko waje mu isi yanduye ukayiva mutanduye wabigenje ute ngo ibi n'ibi n'imbere ya Yesu ngo ibi ngibi nabyo n'inyuma ye habaye iki ngo isi nayibyemeze aho niho ubwenge buri. Mwami wabayeho mbere yo kubaho nibwo wabayeho. Mwami wabayeho mbere yo kubaho kuko witwa ndiho. Wabayeho mbere y'uko uvuka kuko uri Uwiteka. Ukora na mbere yo kuvuga ariko iyo uvuze bisohora nk'ibikurikiwe n'ingabo nyinshi bikazana n'ibihamya ndakuka. Igihe kigeze rero wabaye umuntu uvukira mu isi wari ufite icyayikuzanyemo maze ushyirwa mu bantu bana nabo nk'uko abahanuzi bari barabihanuye. Ariko uhageze ibintu n'aho abantu birahungabana, amategeko aribwiriza arahigama kuko ari wowe wayasohoje. Ubwami bwa Herode burajegajega icyo gihe yatwaraga i Galilaya intara y'iwanyu, maze atangira kubwejagura abaririza ibyamusize ngo arebe ko yaguhitana. Ariko muri byinshi yahishwe harimo ko nta munyamuhamagaro upfa gupfa gusa ngo apfe bure, kandi ko abahanuzi bose bagombaga gupfira i Yerusalemu. Mwami Yesu wabanjirijwe n'ibimenyetso n'ibitangaza bitigeze kubaho. Ubutaka n'ibiriho, isi n'ibigenga byataye umutwe kuko ubugingo bwari buje gutsinda urupfu bwari bwahasesekaye. Imiyoborere y'icyo gihe irashoberwa, babura ibyo bafata n'ibyo bareka, maze batangira guteshaguzwa babariza ngo aho wari wavukiye, ngo mbese yavukiye, ngo abo bivuga naba, ngo ibyo bavuga nibi, ngo ninde wavutse. Ntago byabahiriye kuko perereza ryabo ryaburiyemo, ahubwo bisasira inzirakarengane z'abana b'abahungu mwajyaga kunganya imyaka. Nta muhamagaro wo gucungura utamena amaraso, nta kiremwa cyasigaye kitamenye ko byahindutse, ndetse no mu batambyi byagezeyo bibuka no gusubira mu buhanuzi basanga koko Mesiya azavukira i Betelehemu. I Betelehemu h'i Buyuda. Ariko ntibyagira icyo bibamarira kuko nta hishurirwa rye bari bafite, cyangwa bumvise azavukira i Betelehemu h'i Buyuda bumva ko nta kibazo, bahishwa ko ari umunyanazareti. Ikibazo cyatewe n'abami bo muri Afurika, inyenyeri yayoboye kuri uwo mwicanyi. Aka nako kari agatendo k'ijuru. Abami bashakisha uwundi mwami ariko utameze nkabo, kuko bari bamuzaniye amaturo akivuka ndetse baranamuramya. Haleluya! Mwami Yesu nyuma wakomeje kudurumbanya abantu n'ibintu nk'uko bisanzwe, niko musaza Simeoni yabihanuye agufashe mu biganza bagiye kugukorera imihango ku munsi wa 8. Yaraguteruye abwira umubyeyi wawe ati, mubyeyi, uyu wabyaye ntago umuzi, uheruka inkuru za Gaburiyeli na Elizabeti, sinzi uko ukibyibuka, ariko tega amatwi wumva ibye. Uyu wabyaye ashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe kandi benshi babyuke, ati kandi ikiruta byose azaba n'ikimenyetso kigirwa impaka. Ati nawe kandi shika mukomere kuko bitazabura kubaho, inkota izaguhinguranya umutima. Hashize igihe uza kugaragara ku myaka 12 wasigaye i Yerusalemu uhata abatambyi ibibazo ngo bagatangazwa n'ubwenge wari ufite butari bufite aho buhuriye n'imyaka yawe. Baraguhishwa ntibamenya ko ari wowe bwenge, maze ku myaka 30 nk'uko amategeko yanyu yarari utangira ibyakuzanye mu isi.
ibimenyetso n'ibitangaza bitangira ubwo. Inyanja n'ibizirimo byaciye bugufi bireka ubwiyemezi bisanganywe, kuko wagendeye hejuru y'amazi ugahagarika n'imiraba yayo. Byari kurenzaho iki se? Sibwo utangiye kuzura abapfuye, ukirukana abadayimoni, ugakiza indwara, ukajya unanyuzamo haleluya, ugacyurira abafarisayo kenshi mu migani kugira ngo batabisobanukirwa ako kanya. Ariko abigishwa bo bakugiriraho umugisha, ukajya ubibasobanurira mwiherereye. Umuyaga nawo waratakaye, urazungagira, urazungera, ukubita hirya no hino ushakisha uko wakumvira umwami ukomeye ari we wowe. Warawucyashye, wawusuzuguye cyane. Ni nkaho wawubwiye uti umuyaga sigaho, nzi icyo nakuremeye. Ayuwe, haleluya. Yesu umwami w'Imana. Ayuwe. Niba abantu batari bafite amaso yo kureba ngo bamenye, ibyaremwe byo byahise bimenya umuremyi wabyo, bihita bimwumvira, maze buri kimwe kirengera uko gishoboye. Igihe nacyo byaragishoboye, gisanga nta kindi cyakora uretse kwisubiza inyuma. Kibikora n'igihunga, kirahunga. Niyo mpamvu cyabonye igisubizo cyacyo bikigoye, gisubiza mubazi yacyo kuri 0. Nicyo cyabonye cyakora, nicyo cyabonye cyakora. Igihe byarakigoye, igihe cyarahungabanye, nuko kibona cyakora ko cyakwisubiza inyuma, gisa nkaho gihunga kugira ngo kikure mu kimwaro n'ubwoba, kuko wari wahageze kandi uri nyiribihe. Itangiriro ukaba n'iherezo. Haleluya. Mbega ubwenge bw'igihe we, mbega igihe ngo kirarusha ubwenge abantu, ko numva ntangari igihe ubonye ngo kirusha ubwenge umuntu. Karandiri y'abantu yahise ihinduka ubwo ku munsi wavutseho. Mu isi byari bicika, hari ihungabana n'imivurungano ikomeye, ahantu bibaza ibibaye. Igihe abamarayika basangaga abashumba aho bari baragiye, bakababwira bati, ntabwo muzi mbese ibyabaye, muraragiye gusa. Mu isi nimuhorana amahoro, kuko umwami w'amahoro yahavukiye. Natwe mu ijuru byahindutse, ubu dufite akazi kenshi. Ni nayo mpamvu tuje kubibamenyesha. Si ubwa mbere mutubonye se? Ngaho nimwihute mujye kumuramya, yavukiye i Betelehemu h'i Buyuda nk'uko byahanuwe, mugire bwangu. Ubwo ijuru naryo ryarimo guhuruza abami b'Iburasirazuba. Ndongeye mbisubiyemo, amagambo aryo hasubiyemo. Iburasirazuba n'iburengera bwaryo ngo bihutire kuzana amaturo no kuramya umwami w'abami ari we wowe mwami Yesu. Aye, kuzimu nayo yatunguwe n'iyo nkuru, ariko bo ibabiri inshamugongo. Bahita batangira gushakisha uwo mwana ngo w'umwami uje kubavangira. Maze Herode wari umwami icyo gihe atangira guta umutwe. Ubwo nibwo yahanuzaga abatambyi, ababaza niba ibyo yumvaga atari impuha cyangwa inzaduka, cyangwa niba biri mu buhanuzi. Ibyo bamusubije ntibyamunyuze, aba igikoresho cy'umwanzi, atyo akoreshwa igikorwa cyo gutangira guhiga uwo mwana wavutse, kuko yumvaga yatewe ngo akurwe ku ntebe y'ubwami. Muranyihanganira ko nongeye kubisubiramo, mba natakawe kandi ndagahora nsubira mu nkuru z'uwanshunguje amaraso ye. Byatumye umuhamagaro w'uwo mwana udasanzwe uhitana abana bato bose b'i Betelehemu, kuko nta muhamagaro upfa kubaho gusa. Umuhamagaro wose ntawuhamaho, akenshi umena amaraso. Icyo gihe rero byaremejwe, hemezwa amasezerano mashya agenga isi yose, ko umukiza yavutse ari we mwami w'abami Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngo kuko batangiye kubarira kuri 0, ngaho re, kugira ngo abazakurikira bose bazamenye ko nta kintu, nta muntu ushobora kuza mbere yawe mwami. N'igihe cyarabyibwiye igihe kibyumvisha b'icyo gihe, nabo baribwiriza bati, kuva ubu imbere yawe, imbere ya Yesu, cyangwa nyuma yawe, nyuma ya Yesu. Ngo ibi n'ibi n'imbere ya Yesu, ngo ibi ngibi nabyo ni nyuma ye, ariko habaye iki?
sinayibyemeze. Aha niho ubwanjye buri, ngo ibi byabayeho mbere ya Yesu cyangwa ngo ibi byabayeho nyuma ye. Ariko ibi by'igihe byo ni ibiki? Igihe ko kirimo guhanika mu bwenge. Isi rero yahise itera imbere vuba, yewe n'amategeko ayigenga, yewe kandi igenzurwa n'imbaraga z'uwabera bose baramya Yesu Kristo umwami w'abami. Yari yayigezemo, hagombaga impinduka ku ngufu, ndetse bimwe abihindura bishya. Hey, washyizeho igihe cy'ibimenyetso n'ibitangaza bizakorwa mu izina ryawe, ari ry'abakijijwe twahawe umurage, duhererwamo n'agakiza n'ibindi bijyana nako. Haleluya! Ni muzimu, mwami Yesu ubu ni muzima, igeze gupfa ariko ubu ni muzima. Ni muzimu, mwami Yesu ubu ni muzima, igeze gupfa ariko ubu ni muzima. Ni mutaraga ibyabereye i Golgota i Nyabihanga. Wowe uteze amatwi, yongeza aha ujye ubyitondera, ntabwo mba ngitekereza neza. Ubuntu buba bwatangiye kunshiramo, ubumuntu sorry. Ibyabereye i Nyabihanga ni ikimenyetso gihatse byose. Watanze ubuzima bwawe kuko nta n'umwe wari ufite imbaraga zo kubukwambura. Wicishije bugufi imbere yabo waremye. Wapfiriye abakugiriraga nabi kuko wabakundaga urukundo rwawe. Hani wahanikiye Sekibi kuko we yishyize hejuru ashaka kureshya n'uwamuremye. Naho wowe urumvira bishisha bugufi ndetse upfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Ngo Data wa twese akurebe igihe wari uzamukanye insinzi unesheje umwanzi wawe ari we nawe wacu, igihe warimo gutanga raporo y'uko wamwambuye imfunguzo z'urupfu na kuzimu. Byari byafashe indi ntera. Nyumvira nawe, abamarayika bose barakuramije kuko ibyo wari wakoze byari byarabarenze kuva igihe bananirwaga gufungura cya gitabo cy'imibabaro wari ugiye kunyuzwamo mu isi. Byonyine kuba wariyambuye icyubahiro wari ufite byatumye abo mu ijuru bose bakuramya. Abo bavugira icyarimwe bati, ni wowe ukwiriye icyubahiro, ubutware n'imbaraga, guhimbazwa n'ubwenge n'ubwiza n'ibindi bisingizo byari byabarenze. Uruwe igitangaza Yesu, abo mu ijuru barahamya bati, ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama, kuko ari we shoboye gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mu isi. Remeye ubwoko bumwe, ishyanga iguriye amaraso ye, ubwoko bw'abami n'abatambyi bihoraho. Yewega, maze Data wa twese ari we nasongwa gukubita amaso. Usoje ibyo yagutumye nta kiburaho, ariyamirira ati, nijye wabyaye koko. Yuzura umunezero atigeze kuva yibeshaho, umubera imfura nyamfura. Umubera imfura nyamfura. Umubera imfura nyamfura koko shenge, ntiyigeze yicuza impamvu yakubyaye. Kubera umunezero wamurenze n'ibyishimo atashoboraga gupfukirana, niko guhita ashakisha mu bihembo byose yari afite kuva isi itararemwa, asanga kimwe gihiga ibindi yabitse kure. Abona ko aricyo yaguha kugira ngo akomeze aguhanike, nawe uhanikire bose na byose. Maze itangazo rirasohoka byihuse, aryitangariza ubwe ko uhawe izina risumba ayandi mazina yose. Abivuga mu ijwi rirenga ryumvikana, rirangurirwa mu ijuru hose, ku ibyo mu ijuru byose cyangwa ibyo mu isi no munsi yayo byose ko bigomba kwatura ko uri umwami w'abami ibihe n'ibihe bidashira,
ko n'amavi yose agomba gupfukama muri iryo zina wahawe bakakuramya. Amavi yose nagupfukamire mwami, imitima yacu tuyikwerekejeho, indimi zose nizature, amajwi yose arangurure yuko Yesu Kristo uri umwami w'ibihe bidashira, ni wowe wera wenyine gusa. Amagambo aryoha asubiwemo mwami. Nta na rimwe mu mateka y'isi hari harigeze haba ibi bintu bimeze gutya, aho intungane ipfira abagome bo mu isi, aho umukiranutsi agaragaza ubudasa, agasuka ubugingo bwe, agakunda kugeza gupfira abanyabyaha, kandi no gupfira abakiranutsi bitoroshye. Imana yigize umuntu kugira ngo ibonere abantu umwanya mu kubaho kwiteka babana n'uwabaremye. Mwami w'ubwiza wataye intebe y'ubwami n'ikamba ry'ubwiza bye, hakaza gupfira abananiranye, akicwa n'abo yaremye, hagapfa yicwa nk'umujura w'umwicanyi kabuhariwe, abambwa ku mugaragaro yambaye n'ubusa, abambirwa hanze y'umurwa. Urwo rupfu ruteye isoni nirwo yapfuye, urupfu rwo ku musaraba. Nari ngarutse inyuma gato ngo inganzo ikomeze, ntabwo mwari mwamenye uko byagenze. Nta bisobanuro, nta kugereranya cyangwa kugenekereza, ewe nta n'amategeko wabona yakwemera gusubiza neza ku nabi, urukundo ku banzi b'abagome n'imbabazi kuri abo ngabo nyine, maze hakiyongeraho kutabumbura umunwa wawe kuva batangira kugushinyagurira bakwica urubozo. Wowe urumva byumvikana? Nta mutima wakwihanganira ibyo, birenze kuri ibitekerezo n'ubwenge bya muntu. Ariko mwami, wari wuzuye urukundo rwawe mu murima w'urwango n'ubugome by'abantu. Ngibyo byo natwe dusaba. Wasigiye abazagukurikira bose ibimenyetso bidasibika by'ubuzima bw'iteka, ari byo Imana mu bantu. Imana yaje kubana n'abantu, Imana isangira n'abantu, iturana n'abantu, yarabyawe n'umugore nkawe nanjye, ndetse ingunzu zari zifite n'imyobo zabagamo, n'inyoni zari zifite zarikagamo, ariko wowe mwana w'umuntu ntiwari ufite aho urambika umusaya. Ibyawe ko bitumvikana, ariko ni ukusiga amateka umuntu abishatse yabicamo n'umugani avuga ngo kera habayeho Imana yasuye abari mu isi hashize imyaka 2000 irenga. Ku giti cy'umusaraba wa Kenyabihanga Golgota wanjyanyeho nanjye kuko wari umfite muri wowe. Twari kumwe mu rupfu no mu kuzuka kwawe kugira ngo umpe ku buzima bwawe budashira n'imigisha yose yo mu ijuru byose uramba. Wampaye utageze kuko utagereranywa. Amaraso y'isezerano yaramenetse, amaraso y'Imana yarasesetse, niyo mpamvu ubugingo bw'Imana buhari kuri buri wese ubyifuza. Wifuza ubwo bugingo, urumva impamvu ya rya zina risumba yandi, cyangwa uracyabifiteho impaka? Kuko amaraso ari ubugingo, kandi ubugingo bw'umuntu buba mu maraso. Aha hongeye kubaha umurongo uri mu Balewi ibice 17 umurongo wa 11. Haleluya! Wakoze iby'Imana yonyine yashuraga gukora, ari ryo sezerano ry'ubwiza budashira ridasubirwamo. Niba igihe cya Yosuwa izuba ryarahagaze hejuru ya Gabaoni, kiriya gihe cyo i Golgota izuba ryarahunze rirabura kumara amasaha 3, kuko izuba ry'ukuri ryari rigiye kuzima kumara iminsi 3. Maze umwijima nawo urabimenya, utwikira isi, urwana no guhisha ubwambure bw'uwawuremye. Wahise umenya ko umucyo w'ubugingo wari umaze kuzima muri ako gahe gato. Nuko ibiremwa bihita birusha umuntu ubwenge disi, kuko we yakomeje kureba ubwambure bw'umuremyi we. Ibyo ntabwo uhoraho yabyibagiwe. Urumva iyo nzika bazayikira? Amabuye ntiyatanzwe, ayari aho ibitare byarasataguritse birashwanyuka birataka cyane bihunga bivuza induru, kuko urutare rw'ibihe byose rwari rutanze ubugingo bwarwo.
maze isi birayiyobera. Ibumbura isi bimaze kuyobera, ibura uwo ihanuza kuko itigeze yishurirwa ko bizayibaho. Haba impinduka muri byose zitunguranye. Isi iratigita kuko yari igiye kwakira muri yo uwayiremye. Maze ibuza amahitamo ifungura inda yayo, irekura abera bari barapfuye kuko bahuye na bugingo. Ndumva wowe unyumva utangiye gusobanukirwa ibya rya zina risumba ayandi mazina yose. Igihe umwenda ukingiriza ahera watabukagamo kabiri, ijuru ryarakingutse rikingukira buri wese uzizera umwana w'Imana, maze ijuru ryemerera kwakira ubwoko bw'abatoranijwe bw'abera aribo batwebwe, riratwemerera shenge. Impanda z'abamarayika ziravuzwa mu ijuru. Imana Data ahaguruka ku ntebe ye asa n'umucyo utyaye cyane, utarebwa n'amaso y'abantu, kugira ngo yakire kandi yemere ndetse yemeze igitambo cy'umwana wakunda kandi yishimira. Aleluya! Icyo gihe urusika rwadutandukanyaga n'Imana ruragwa. Yesu Kristo atwungisha na se urupfu rwo ku musaraba, maze abamarayika barangurura amajwi yabo baririmba iz'ubutsinzi bw'umwana w'intama watambwe. Abera bari mu ijuru baramyihoraho iteka ryose, babanje guhisa mu maso habo kuko byari bicika. Umwenda ukingiriza ahera umaze gutabukamo kabiri, uhereye hejuru ukageza hasi, abatambyi byarabayobeye. Ngo bakomeje kuwudoda, umunyana n'ubu bakidoda, ko badoza ushwanyo kuko badoza ushwanyuka, kudahishurirwa n'uburozi. Watesheje umutwe Satani n'ingabo ze, kandi wahamuye ubwami bw'umwijima, wayobeje itumanaho ry'umurimbuzi, ukubita hasi imfatiro z'icyaha n'urupfu. Wahise ushyiraho imfatiro z'ubuzima bwacu zari zarasenyutse. Urumva impamvu ya rya zina risumba ayandi mazina yose, ariko wowe ugifite impaka. Wamurikishije urumuri rwawe abari mu mwijima twese udushyira mu mucyo, maze twinjira mu butsinzi. Mu bwiza bwawe wadufunguriye, duhita duhinduka abatsinzi no kurushaho. Aha naho wumva urahumvise? Wakinguye inzira y'ubwiza bw'agakiza kazatugeza mu bugingo budashira. Haleluya! None reka rombazi, ninde wo mu bantu washoboraga kunesha urupfu? Ni ikihe kiremwa, yewe no mu bamarayika, cyashoboraga gutsinda imbaraga z'icyaha? Ngaho mbwira ni wowe ubyumva. Ninde mu bami n'ibikomangoma n'abakomeye babayeho bashoboraga gukora amateka meza atya, agakora ibintu nk'uko wabikoze mwami? Ninde arihe? Ni wewe wenyine wabashije gukura ubugingo nyine, ushobora byose. Umuntu atanga icyo afite. Umunyabwenge arihe? Umunyampaka arihe? Mbese umwanditsi yagiye he? Ko mbafitiye amakuru menshi mwese. Ndabohereza i Gologota, murahatsindirwa namwe mwese. Yesu we, iki ni ikivugo cyawe. Haleluya, haleluya. Wankunze ntacyo wanshaga, warabigaragaje. Ibindi byose nta mumaro, urabarutura biruta byose. Yesu, wariyanzura nkunda, yo ni kamere wihariye. Yesu, ibi ni ibisingo byawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari n'ibindi nakwinjiramo ngasobanura, ariko nzabigarukaho birambuye. Aho abantu baba bazi ko ari wowe wenyine ufite kamere ebyiri, ibyo ngibyo mu by'ukuri abantu baba babizi, wenda bakeda. Abantu baba bazi ko ufite kamere ebyiri, ari wowe wenyine mu isi no mu ijuru ufite kamere ebyiri.
ukaba Imana 100%, ukaba n'umuntu 100%. None rero kuva buri wese ukeneye ubugingo kuzabaho iteka nta handi abariza, ntaho, kugira ngo umuntu amere neza agomba kubariza kuri wowe, agomba kunyura muri wowe ukamujyana aho ushaka, wivugiye ko ari wowe nzira kuri n'ubugingo. Sinitaye kuri babandi bavuga ngo ko hari izindi nzira ngo zizabageza ku mwami Imana. Bana bani babandi bayobye bakabya benshi, kandi nibatihana bazacirwaho iteka. Nta yindi nzira, ntayo. Inzira ni imwe, ni Yesu Kristo w'i Nazareti, Mesiya w'abari mu isi. Abakomeye n'aboroheje ni muri wowe gusa babonera ubugingo buhoraho. Ibibazo byose isi ifite nta handi ibisubizo biri uretse muri wowe mwami. Babyanga babyemera, ndabona byatangiye no kubazengereza, kuko iminzani yawe yatangiye kuzungamuzunga, kugeza bemeye ko ari wowe byose muri byose, kutangira ukanaheruka, kandi ko ari wowe gisubizo cy'abari mu isi. Yewe wavuye mu mvura muzima, ubutaka bwari bumaze iminsi 3 n'amajoro 3 bugufite, bwatunguwe no kwakira bwa mbere utandukanye n'abandi. Ntabwo bwamaze iminsi 3 bwashobewe, nta mahoro bwari bufite, byari ubwoba gusa. Muri ibyo bihe bwarwanaga no gushaka uburyo bwakwirengera. Bwananiwe kukugumana kuko ntibwaremewe kwakira umurambo w'umuremyi wabwo igihe kinini ntarengwa yari yashizweho. Ni iminsi 3 n'amajoro 3. Yewe we, wateye urupfu mu ndiri yarwo rutunguye, urwambura urufunguzo, usakiza kuzimu itunguwe nayo, uyambura urwayo. Wari ubifiteho ubutware, urabimwambura, umusiga imbokoboko, uramuhemura ku mugaragaro, umwivuga hejuru kubw'umusaraba, maze ufungura intumbi z'abera. Z'abakiranutsi bari barahejejweyo, bategereje ko ari wowe uzababohora. Mwami Yesu, ni wowe ubohora, ni wowe uzura abapfuye. Ndabaza, hari ugifite ikibazo kuri rya zina yahawe risumba yandi mazina yose? Dore ko umwana w'umuntu akunda kuburana. Aha niho watangarije itegeko ryashyiragaho iherezo ku bwami bw'umwijima, maze utangira ibihe bishya ku bacunguwe twese. Imbaraga z'umuzuko zaguhaye ubuzima, aho ababyawe n'abagore bose bapfuye bizera bari barabohewe, maze wuzuza utyo umugambi wari warateguwe mbere na mbere ko umuntu azacungurwa n'undi muntu. Cyangwa simbizi ibyo ndimo kuvuga, wowe nteze amatwi, ndaguhanikiye, cyangwa se wowe uzabisoma. Wavuye mu isi nk'uko wayijemo nanone mu nzira y'ibimenyetso n'ibitangaza. Abigishwa bari baguhanze amaso y'umubiri, uzamurwa bakureba, ibicu birabakingiriza. Wagiye mu ijuru n'umubiri nanone, ariko ibi ni ibikira, nk'uko wayijemo mu mubiri wabyawe n'umugore. Ariko wari wamaze guhindurwa, wambaye ubwiza bwo kunesha urupfu na kuzima, ariko cyane cyane kunesha icyaha. Haleluya! Wazamukanye ubwemarare mu bimenyetso n'ibitangaza, ujya mu buturo bwawe bwera, kugira ngo wicare ku ntebe y'icyubahiro y'ubwami buryo bwa Data wa twese ari we na So, uw'imiryango yose yo mu isi yitirirwa kandi ihererwamo umugisha. Maze ijuru rihimbaza, ryamamaza, riririmba insinzi yawe mwami. Dore ibirori, dore ibirori, dore ibirori. Imbaraga z'umwijima zinjiye mu cyunamo gitunguranye. Icyo gihe nta nubwo bazakivamo, barakagihoramo, kuko ibihe buhora bisimburana iteka. Icyo gihe ubuhangange bwawe bwahagaritse imbaraga z'ikuzimu, kubera ko ari wowe ufite ijambo rya nyuma. Kuzimu yaratunguwe rero, gahunda zose zapfuye ubusa. Icyubahiro ni icyawe mwami, kuko ari wowe utegeka byose. Wangaruriye ubuzima kugira ngo mbeho nkunezeza, mbeho ngukunda, nguhimbaza iteka n'iteka. Urakwiriye kwicara mu mutima wanjye ugakwirwamo. Nagushakiyemo icyumba kimwe tugomba kubanamo turi babiri, nta bindi bituvangira. Sinzigera nkubura nawe ngo mburi, kandi tugomba kuba pata na ruki, kugira ngo unyuzuze, umaze, ungera ibwina, kuko ntawe wishwa. Ujye ungendamo uko ubishatse, uhagarare, wicare, urambye, uvuge ibyo ushaka byose, kuko biba ari ibitanga ubugingo n'ubuzima,
buzira umuze, kuko naguhaye uburenganzira ku byanjye byose ibihe byose. Ngomba kuba uwawe ibihe nzamara mu isi, tukazakomezanya no mu buhoraho, aho nzakunezererwa nkarengerwa n'ubwiza bwawe budashira. Icyampa ibyo tudafitanye gahunda byose bikibwiriza bitaraba nabi, kuko ubu naratsirakije uwo ndeba ni wowe gusa. Sinitaye ku bagitsikimba bahwihwisa ibyo badasobanukiwe neza, ariko n'uburenganzira bwabo barimbuka bazira kutakugira. Burya hari amagambo nabwira wowe gusa, hari nayo nakumva na wowe gusa. Uwo ni umwihariko wawe nanjye. Kuki ntakunda rukundo wanyikundishijeho kugira ngo unshungure? Kuki ntakwima amaso n'amatwi ibindi bigahita bisobanukirwa ko nta mwanya wabyo mfite? Nicyo cyambuza guhama muri urwo rukundo rwatumye twarakubiranijwe nk'umurungu urenze uw'inyabutatu. Kuki ntakwishimira iyi mibereho wampaye nuzuye amahoro n'umunezero muri isi yangiritse, ubwo benshi batagufite bakinyamenyo kubera ko nta mahoro y'abanyabyaha? Kuko batagufite utagufite wese, kuko batagufite kandi ari wowe mwami wayo. Ndanyuzwe, uranyuze. Yongera untegera amatwi ibi. Wampaye umunezero wisuka mu byishimo byampesheje igihembo, bituma nambika ikamba nkiri muri iyi si, maze bikambera impamvu ituma mpora ngushima. Kandi kubera ko buri munsi unyereka kutarangije, umaze no kumpa umwuzuro uzasendera, maze ukazasesekara iki gihe nyine, nyamara ni iki gihe nyine. Ayiwe, dore ni iki gihe, maze ukazakomeza no kwesa n'iyindi mihigo, kandi wungikanya ibisubizo by'amasezerano, dore ko wampaye menshi kandi ukaba ugomba kuyasohoza yose ntariburaho. Wagira ngo naraguhenze, kandi niko mbibona. Wongeye unyeretse kutarangije, shimwa nyagushimwa we, urabikwiriye. Nanjye mpambitse ikamba ryiyongera ku yandi. Haleluya! Kubivuga gusa birabifobya, byumvikana neza ko bibamo iyo birimo byusa neza. Amateka y'amasezerano yacu afite agaciro karenze ku buryo yashyizwe mu bubiko bw'ijuru. Haleluya! Muri iki gihe wagira ngo ni umugani, nyamara ariko natewe mu giti cy'ubugingo nk'uruzabibu rw'Uwiteka. Byose birabwirwa b'iki kinyejana, kugira ngo twere imbuto tuzasangirira ku meza y'umwami yarangije gutegurwa mu bukwe bw'umwana w'intama, aho twese tuzaba turamya Uhoraho n'amajwi y'urwunge ubudahagarara. Mbega ibihe ntegereje we! Ni kuki impundu zitavuzwa ngo amakondera atsikimbe? Ni kuki impundu zitavuzwa aho umugeni ategurirwa? Umutima wanjye uragutse cyane, kandi waguwe n'urukundo. Imbaraga z'urwo rukundo rwatumye bene bombogotana. Za ntambara z'urudaca ntajya mbasha gusobanura, niyongeye kuzivuga umutima wanjye urameneka. Reka nkomeze nkuramye namamaza urukundo n'imbabazi byawe, nogeze ubuntu wangiriye n'ibyo nashyiriwe mu isi, kubera kugukunda no kubwira abo waremye ko uri umwami ukwiriye guhimbazwa, kugira ngo bimuri bigirwamana bakwimike. Ni wowe ukwiye kwima mu bugingo bwabo, bende biceceke. Nzahora ngushima, nkuramya, nguhimbaza, nkwamamaza iminsi yose ndi mwiza. Nzakomerezaho kandi igihe tuzaba turi kumwe ubudatandukana, turebana amaso ku maso, unyambika ikamba ry'ubugingo n'ayandi, nanjye nkwambika menshi y'amashimwe nakubikiye. Erega nanjye ngufitiye uruhisho, nuko ntawe uhisha, ntawe uhishwa, ntawe uhisha uwahishaho.
nzanezerwa ubwo nzakubona, ndebana nawe amaso ku maso, Yesu. Iki ni ikivugo cyawe. Icyo gihe nubwo nzaba nasobanukiwe byose, ntibizambuza kukubaza ibibazo mu buryo bwo kwitetesha, kuko nzaba nagize iyo njya. Nzakubaza ibyo nzi nka mwarimu, uzanyemerera ndabizi, nawe hari icyo ubiziho. Kimwe muri byo umenya ari nacyo gikubiyemo byose, ni cya kibazo mporana nti wanshiye iki mwami w'abami? Wanshiye iki mwami w'abami? Wanshiye iki? Uruwanjye nduwawe ibyo ndabihamya, none wongeye bamandi masezerano, ko muri iyi si ndi isoko y'imigisha, abakunzi bawe bakayivomamo. Udateranya nanjye agomba nyine kugira igihombo kidashira. Ko muri iyi si wampinduye umugisha, abawukeneye bakawubonaho. Wangiriye ineza irenze ibagije, warantonesheje kandi ntacyo unsha. None mvuga iki ko amagambo ashize ivuga, wongeye unyeretse kutarangije. Reka nongere nkuratire abatakuzi, maze bate ibyo bari batengase bagusange nabo babera itetero, aho batekerereza ibiguturukaho ntibibatetereze na hato. Nk'uko byavuzwe kandi bikandikwa ndetse bigasubirwamo, nabuzwa n'iki se nanjye gutanga umusanzu wanjye wo gusangiza abagusenga ko ari wowe waduteye gusabana nawe? Ninde wahangara kumbuza? Nanjye nteye mu ry'abahanuzi n'intumwa ngo ntegurize uwiyemeje gukomeza umugambi wo kuducungura burundu, hakadutsindira atyo uwari wariyemeje kuducura inkumbi, akamwereka ko nta mahuriro mu mihigo. N'ubundi waramuhanikiye, nicyo cyatumye ahananturwa nk'uhanutsi iyo gihera, akoherezwa ikuzimu. Ni nabwo buturo bw'iteka. Birakaba bityo. Komeza wimenya guhora ku ngoma we, wimakazwe mu bugingo bwanjye n'abandi bakwizeye wahesheje agaciro kadacagase, kuko wuzuye nawe utanga ibisendereye bisesekara n'ibisagutse ku buryo bisesengurwa n'uwo byasabitse, naho abandi bikababera urusaku, bikabaviramo isusumira, kuko banze kwisunga uwabasana. Bahisemo gusabikwa n'ibisare bihora bibasimbura, naho nk'isuri isambira byinshi gasohoza bike. Ayiwe! Nkomereza inganzo maze unganze, kuko winganzu uyu mwanzi umutunguje kuganza kwawe wahoranye mbere na mbere. We ntiyarabutswe igihe inganzwa zarimo kuzarira zishakisha ibizatuzahaza. None se ninde wigeze asesengura iby'isi abisesenguza ubumenyi ngo agezaho asigara abonye ibisubizo? Bose ntibazinga iminya bikabaviramo kuzimira, kuko uba wazimije ugashyikirwa n'uzahuye. Yegora sabo bose se n'ubundi bihaye kugusumba bakahakura ubusembwa, bibagiwe kuri rudasumbwa mu mihigo. Ninde mwahigase ko wahigitse ibihangange na n'ubu bikaba byarahabutse bidateze no kuzanzamuka? Ubonye iyo bakwisunga mbere hose ritarabarengeraho ngo binjizwe mu mwijima, binjiranyemo umujinya wo guhora bajiginywa, bagambirira guhora gusa, biyibagije nkana ko ari wowe uhoresha uburakari bwawe iyo barenze umurongo, kandi kudatera suko kandi kudateranya nawe asandaza. Nuko niko turi. Batsinzwe uruhenu rero ntibisubirwaho kandi ntibisubirwamo. Nubwo ngo bafite imitwe y'ingabo nyinshi, ariko ni nk'ibisa nazo.
zimeze nk'impeye zitagira umugaba, kuko uwo zari zishingikirijeho se w'ibinyoma byose yazibeshya amahaho. Uwo wamuhemuye ku mugaragaro none mwivuga hejuru kubw'umusaraba hari ku manywa y'ihangu, igihe wavugaga ijwi rirenga uti birarangiye. Mwami wanjye nkunda kandi nkakwishimira cyane, urangije wari mwihereranye umugenda runono mwiba umugono umutsindiri we umusanzeyo atungurwa atyo, kandi yari azi ko yakurangije igihe yaremaga umutwe w'abagizi ba nabi babashungereza ngo bagushoke bagukoze isoni n'ikimwaro, yiteze ko wagamburura. Gute se? Ariko kandi wamutangiye kare kuvuvuka mu butayu Getsemani kwa Bahana na Kayafa, imbere y'abo bafarisayo bahoraga baguhangara bakugisha impaka z'ibyo batazi, ntibasobanukiwe uwo uriwe, nawe ukiyoberanya kenshi ukabacira imigani gusa, ibisubizo byawe bikabahanikira kuko nta guhishurirwa bigeze. Kwa Pilato imbere y'abayuda bene wanyu babanga mwabo basakurizaga icyarimwe ngo ntubambwe kugera i Golgota ikuzimu. Sijye wahera umwanzi n'abambari be bahemujwe no kutamenya uriwe, maze bariheba barahenebera kuko bari bakoze amahano y'ibyorezo byari kuzabakoraho bikanabakurikirana uko ibihe bihora bisimburana iteka, kuko bakomeje ubuginga ntibanamenye ko banazutse ku munsi wa gatatu. N'ababimenye batanze ibiguzi ku babibonye ngo batazabyamamaza, maze ibyari ibya nyuma byabo bikazarusha ibya mbere kuba bibi. Barabihishe kugira ngo bibeshye nkana, bamwe ndetse babigize inzozi nazo mbi cyane, ariko byabaye nko gutwika inzu ugahisha umwotsi. Kuko bwakira abagore barangije kubyamamaza mu mvugo iryoheye amatwi yumvikanaga neza bati, nimwumve mwese nimwumve, umwami Yesu yazutse. Mariya Madalena agerekaho no kwemeza ko bivuganiye ubwe banarebanye. Inkuru yabaye kimomo bityo, ndetse ukajya unyuzamo ukabonekera bamwe na ba Tomasi ntibatanzwe no gukorwa n'ikimwaro kubwo kutizera kwabo. Reka ngaruke inyuma nibutsa Abaroma batinyutse kukuramburiraho amaboko yabo. Urubanza rwabo sinzi aho rugeze, ariko ntibazarurokoka, iryavuzwe rizataha. Ibyo byose bagukoreye, habe no kubumbura umunwa wabaye nk'intama bajyana kubagwa, nk'uko Yesaya yabyanditse. Nawe sinzi uko byamusize amahoro, kuko bishengura umutima cyane. Uko guceceka kwawe rero biri mu byabakozeho, uhereye ubwo na n'ubu inkurikizi zabyo ziriyongera, kuko urubanza rutaracibwa, kandi icyo cyaha cyabo bagukoreye n'igisaza ntabwo gisaza. Ngayo nguko umwanzi wawe yaratakawe igihe wari umanitse ku giti cy'umusaraba agira ngo yakurangije, ariko wahise umutanga uti birarangiye, birarangiye. Ntabwo yamenye ibyo urangije ibyo ari byo, ntiyamenye ibirangiye ibyo ari byo. Ntiyamenye ko ari wowe urangiye, ntiyamenye ko ari we urangiye, ko atsinzwe burundu, ahubwo yahise abyina insinzi atazi ibimutegereje. Haleluya, amagambo aryoha asubiwemo, uti ndangije icyanzanye, nguciye muri humye wagicibwawe, ndakurangije nubwo utarasobanukirwa ibibaye, ndaje nkwambura ibyo wibye, kandi na hano mpakuye iminyago. Mubo twabambanywe ntwaye umwe, nubwo nawe utwaye undi. Aya niyo mahirwe yo kumusaraba, buri gihe niko bigenda, n'ubundi ngo umwe azajyanwa undi asigare. Hari amahirwe yasekeye babiri, umwe ni igisambo undi ni umusoda w'umuroma wabonye ibibaye, ati umva rero, yemwe uyu yari umwana w'Imana koko, yaguhishuriwe ntawe umubwirije, kuko yari umwana w'ubugingo akizwa nuko abonye ibibaye maze umaze gutanga. Ngo kuko wagiye ugaragaza koko kuri ikimenyetso kigirwa impaka, ko benshi bazagwa kandi benshi bakabyuka. Na n'ubu niko bimeze, abatsikimba babaye uruhuri, ariko n'abagusanga turiyongera ubutitsa. Icyangombwa kuri wowe si imibare. Iyo bibi byo wari kutujyana cyangwa ukarema abandi, ariko wari kutujyana twese, isi yose wari kuyijyana, cyangwa se ukongera ukiremera abandi. Ariko wubashye unubahiriza amahitamo ya muntu, kuko nibyo yashatse. Kuva yagucumuraho cyagiye wamukuraga muri Edeni,
yari yamaze guhitamo kuyoborwa na Sekibi. Icyifuzo cye na n'ubu uracyacyubahiriza, kuko ibyo umuntu yiyemeje urabyubaha maze we bikamuhemuza, nubwo uba wamweretse inzira nziza ariyo wowe. Utihitamo unyemere ubeho iteka, cyangwa uhitemo umwanzi muzashyane kuko yaciriweho iteka. Ukunga muti nanone ndi inzira nkabukuri nkaba n'ubugingo, nijye uzabajyana mbageze kwa data mu munezero udashira. Waravuze kandi ntujya ubeshya ngo kwa data aho ngaho Yesu hari amazu menshi nanjye yangiriye, ibyahanuwe byose byasohoye, nta kindi gisigaye uretse ubutumwa. Mwami nidushaka kubaho muri ya mibabaro, turashaka kujyanwa impande ivuze. Reka nsoze iki cyiciro mvuga nti nta rundi rukundo nigeze, nta n'urwo nzigera rwaruta urwo wankunze. Burya ahantu turibeshya, nanjye nagiye nibeshya ngo ndakundwa, ngo ndakunda, ariko amaherezo y'izo nkundo yabaga mabi, akansigira ibikomere byavuwe n'urwawe rwonyine. Wayiwe, ntabwo nagukunda nk'urwo wankunze cyangwa unkunda, ariko ndagerageza, nkongera nkagerageza, nkageraho bindenga, ntange nkavuga nko mu ijambo ryawe ngo Mwami Yesu mbabarira, ibi ngibi ubishyira mu mutima cyane. Nanjye ngeraho nkavuga ngo kwerega ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira, ngo nzi ibyo nibwira nzakwitura muri ubu buzima bwo muri iyi si, muri uyu muhamagaro wandoshyemo. Nanjye nzi ibyo nibwira ngiye kukugirira, uzaba ureba ibyo nguhishiye, kuko ndifuza ko wazajya uhora uvuga ko utaruhiye ubusa, utameneye amaraso yawe ubusa. Mwami Yesu, ndi ubwoko bwawe wiremeye, usutse ubugingo Yesu, amaraso yawe ntiyapfuye ubusa. Nzagukunda ngukundwakaze, nzakuratira abatakuzi, njye mbabwirane urabaruta, urabaruta, ubarusha benshi barimo jyewe ukurata ijoro n'umunsi, kubaruta ukabarusha ubwiza n'ubuhangange, ukabarusha imbaraga, ububasha n'ubushobozi, ukabarusha icyubahiro, ukabarusha imbabazi n'ubuntu, ukababwenge, ukabarukundo, kubaruta se, ukabarusha byose, kuko uri byose muri byose. Urabaruta, uru urukundo rw'ubuzima bwanjye, urabaruta, kandi ni wowe mbwira iryo jambo wenyine, kuri urukundo rw'ubuzima bwanjye. Nta wundi nshobora kuribwira, ntawe nzaribwira, nta wundi nzaribwira muri ubu buzima, ni ryawe wihariye gusa. None Mwami, niba ngutonnyeho ukabishima, nkaba nkundwakaye, n'ibyo ngusaba bigutunganiye, ukemera ko icyo nshaka, ukaba waramenye izina kandi ukaba unyishimiye, ngaho noneho nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Ngaho bingaragarize, unyereke ubwiza bwawe burabagirana. Nyereka ubwiza bwawe burabagirana Mwami. Niba kundekere, niba kumparire, niba ntacyo umaze, niba utarabayeho, niba uri amateka gusa, mbega narwana n'iki?
nibakundekere mwami, nibakundekere rwose, nta manza zihari, nibakundekere buri wese ukwemeye biracyaza. Inganzo uwampaye, impano wampaye, Mwuka Wera yakomeje kuzisukaho amavuta menshi, birimo kududubiza mu bugingo bwanjye, kandi no kugira ngo mbikugarurire nawe umva uko ubaye. Icyubahiro ndakigushubije cyose rero, cyose uyu mwaka tuzawugendane mu mwaka. Ndabizi ko wambwiye ko uyu mwaka urimo byinshi ntavugira hano, ariko icyo nizera nuko tuwutangiranye, kandi iyi mpano nguhaye ujye uhorana nayo, ushyire kopi mu gitabo cy'urwibutso, ushyire hanyuma iyindi ujye uyigendana, originale nayo muyishyire ahantu hariya aho by'icyubahiro bibikwa. Hanyuma nagira ngo nsabe mu barimo kutwumva, ushaka kwakira uyu mwami w'ubwiza mu bugingo bwe, ushaka kwakira uyu utuma benshi bagwa benshi bakabyuka, ndamubahamiriza n'ukuri, ni umwami mwiza, ni umugabo w'igitangaza usumba abandi bagabo bose. Niba ushaka kumwakira mu bugingo bwawe, reka ngufashe dusenge, reka ngufashe muri iri sengesho uti: Mwami Imana, numvise ibikogeza, numvise iby'ijambo ryawe, none ibya Yesu nanjye biranshengeye. Niwe nzira, ndamwakiriye nk'inzira, kuri nk'ubugingo, ndamwakiriye mu bugingo bwanjye, wambere umwami, umukiza n'umucunguzi. Mbabarira ibyaha byanjye byose, mwami, nyandukura mu gitabo cy'urupfu cy'abarimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo cy'abazabana nawe. Mbabarira ibyaha byanjye byose, amaraso yawe wamennye anyeza ntunganye, hanyuma diregite bitemba umwana w'Imana, semba umwana w'Imana, biheshejwe no kukwizera mwami Yesu. Mwuka Wera nawe komeza umfashe, unyigishe cyane, nderesha amata kugeza aho nzanywa adafunguye, kugeza aho nzarya ibiryo bikomeye. Haleluya. Kandi ndasezeranya Yesu Kristo ko mbaye uwiyongereye mu bagomba kumwamamaza, kumuhamya no kumuhamiriza ku isi yose. Cyubahiro ni cyawe Mana, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Reka mbasengere, yemwe mwebwe mukijijwe. Haleluya. Mutangiranye n'umwaka wa 2024 muri ibyaremwe bishya. Urakoze Mwuka Wera, urakoze ku bw'abangaba, aba n'abana bavutse hanze. Rero urabizi ko Satani yashinyitse amenyo mu biyitirirwa izina rya Yesu, bashaka kubiba ngo bagende babacuza ibyabo, babatesha umutwe, basare. Ariko ndabakurindishije abangaba bakiriye Yesu Kristo. Mwuka Wera barebe, bareberere, ubigishe, ubagire inama, ubarindire muri iyi si idandabirana. Urakoze Mwuka Wera ko uwumvise kandi ukawubafasha, n'abandi bose, natwe twese dufatira icyarimwe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo uw'i Nazareti. Mwaka mwiza mwese tuwutangirane mu mihigo mishya. Haleluya.